Muraho neza mwaramutse mukomere cyane abakunzi b'Intare Official, nongeye kubasuhuza. Uwo mubona kuri screen zanyu ni Clever Bemba. Turaje ngo turebere hamwe imirwano muri Bashari Mokoto igeze he. Hari ubujura bwabashije kuba muri lokalite Kahira aho Wazalendo baje kwiba. Turebere hamwe muri Warikarese icyerekezo ma 23 kikejeje he. Ukubita ugahondagura ko Intare za Sarambwe ziri kubikora gute hariya muri lokalite ya Mahanga. Nako ari ibintu bitoroshye. Muri Rucurozo byaba byitwaye ute? Amakuru yaramutse muri Uvira ameze ute? Imibare se y'abapfuye iracyakomeza kwiyongera. Turagiraho kugira ngo ibyo byose tubinyuremo tunabirebere hamwe, turebe uko byitwaye mu nce n'ubundi zigiye zitandukanye za teritware nyinshi za Masisi. Tuze tunasesengura n'ubundi kubijyanye na bimwe biri kuvugwa n'abantu, ariko ava namanza mbabire breaking news uko byitwaye n'ubundi mu bice bigiye bitandukanye, ubundi tuze dusesengure kubijyanye na Warikare, kubijyanye na Kisangani, kubijyanye na Kalemi, kubijyanye na Maniema, kubijyanye na Bujumbura, ndetse bamwe baza bakavuga ko Prime Niyongabo uriya ni chef d'état major, yaba ni ministre, ni chef d'état major w'igisirikare cy'u Burundi, ko yaba ari muri Goma. Ayo makuru nayo ukuri? Turaje ngo tubirebere hamwe tubisesengure tumenye uko byitwaye rwose. Abakunzi b'Intare Official murabizi ko twe tubagerezaho amakuru kugiye, tukabagezaho amakuru y'umwimerere, amakuru atavangiye. Guhera ni mugoroba zo kuri uyu wa mbere tariki 8 z'ukwezi kwa 9, Intare za Sarambwe nizo ziri gukontorora lokalite yose yari muri Bibwe ni Nyange Bibwe, nibo bari kwikontorora. Ubuce bwose bwari bufitwe na Wazalendo babashije kubwakwa, rwango nta Muzalendo kibarizwa muri Bibwe. Intare za Sarambwe zakomeje urugamba, zikomeza urugendo, ubu ziri kurwana na Nyatura muri Kitso. Kitso na ahantu hari afite defense ziremereye, twavuga na bira bitero byazaga muri Bibwe byaturukaga za Kitso, kuko bari bagabye ibitero bashaka kugira ngo baze za Mpati, baze donc muri biriya bice n'ubundi ma 23 yari irimo, ariko Intare za Sarambwe n'ubundi zibakorera camutemakuni, zibasubiza inyuma, abandi zirabafata n'imbunda zabo zirazifata. Banakomeje Intare za Sarambwe zerekera hariya muri Macumbi. Abantu baza hariya Macumbi, urabona ko niriya misozi ya za Nyabikeri n'ubundi twavuga ko ariho Wazalendo bari bafite ibyicaro bikomeye na bajamari. Ibyicaro byabo byose ubu ngubu biri gusenywa. Byatumye Wazalendo banajya kugaba ibiterano bitaza Maremo naho babasha, reka mbabwiza ukuri, Maremo bari babaye nk'abayikoramo ma 23 biturukanye na effectif ya ma 23 yari irimo, ariko ma 23 yaje kongera kugaruka, igarukana imbaraga zidasanzwe, ku buryo ikitwa Muzalendo, ikitwa Nyatura babirutseho, ndetse bategera hari ahantu hari ikiraro, babategera kuri icyo kiraro barabarasa, bamwe bagwa mu mazi, ibyabo byabaye birebire. Bibwe ni muri Bashari Mokoto teritwari ya Masisi. M23 yatangije operation yitwa Zero Nyatura Zero Muzalendo muri teritwari ya Masisi na Rucuro. Ni muri kino gitondo imirwano ikomeje kubera muri Kitso, aho defense za Wazalendo ziri gutwikwa. Macumbi naho defense zikaba ziri gutwikwa. Uri kumva ko ibintu twavuga ko bikomeye muri biriya bici. Iyi ni breaking news. Reka turebe muri Warikare. Muri Warikare secteur wa Nyanga, groupement Kisimba, naho Wazalendo bahuye n'uruva gusenya. Intare za Sarambwe hariya za Maremo n'ubundi twe tumaze kwavuga n'ubundi. Babarashe bamwe bagwa mu mazi, abandi barafatwa. Rwango kugeza magingo yangaya Maremo iri gukontorwa n'Intare za Sarambwe, ariko Wazalendo bari babashije kuyifatamo akanya bayibamo ma 23 yongeye bakorera ikintu bita retour za Rakamabe, babakuramo rwose mu buryo bwuzuye kandi barabarasa. Nyuma yuko ma 23 yirukanye abarwanyi ba APSRS muri lokalite Showa,
lokalite Busoro, lokalite Burora, lokalite Bwambariro, lokalite Kanyere na lokalite Ngesha. M23 yakomeje imirwano, ni muri lokalite nini cyane, abantu barahazi, ni hariya za Mahanga, manza n'umunsi w'ejo twarigeze kwavugaho, ni hariya za Mahanga. Ubona yuko M23 n'ubundi iri gukora operasiyo zidasanzwe. Operasiyo zidasanzwe ni ukuvuga ngo Mahanga yamaze kugerwamo na M23 n'intare za Sarambwe, ziri gukubita, ziri gushwanyaguza. Ubona ko ikintu bita ibombe riri kurira. Wazalendo bakaba bakomeje guhungira hakurya muri teritware ya Walikale, kuko hari operasiyo n'ubundi M23 yavuze ngo ni operasiyo kurangiza Wazalendo, yaba Masisi, Rucuro na Walikale. Mahanga ni mu nkengero za Masisi na Walikale. Ubona ko APSRS na Nyatura bari gucika berekeza muri teritware ya Walikale. Iyo operasiyo rero ya 0 Wazalendo kubarangiza, 0 Nyatura, 0 APSRS, nayo navuze ati ntibizagera ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 hari Wazalendo bakibarizwa muri teritwari ya Masisi, muri teritwari ya Rucuro narindi. Ubona ko muri teritwari ya Rucuro ho bonyine noneho bakomeje kumarana, bakomeje guhigana bo ubwabo, sibyo? Dero ukabona ko niyo M23 itabarangiza, uretse ko ibahereje muda, bashobora kongera bagahura, bakongera bakiyorganiza, bari abajine murumba, bakaba bakongera kubahuza no kubanywanisha, bakongera kumvikana. Bisaba kugira ngo M23 nayo iti profite barabo muri Rucuro kugira ngo barangire kano kanya bari gushwana, bagenda bakubite bashwanyaguze babarangize. Katwigendere abarwanyi ba Nyatura ni muri iri joro baturutse aho bita Ruhinzi kwa Chef Saga, baca aho bita Ruwara, baraza hariya za Ruwara, barazamuka baca hariya za Buhimba, batunguka Cyungo munsi kwa Kamuzinzi hariho bita ngo ni ku Gasake, barazamuka baza binjira muri Gahira, ariko baza gusanga ko harimo local defense za M23 ziri hariya, ndetse nabo bita abadejene n'ubwo ndafite imbunda nke. Bararasana kuko bari baje ikintu bakora nukuza gushimuta abantu. Reka mabwiza ukuri, abantu bakora biriya bikorwa byo kwica abantu hariya muri Gahira ntabwo ari abakure. Hari abana b'itambi bari abo kwa Karasa bitwa Bagaba, hari abitwa ba Mahombi. Ubona yuko ari bo ni kiriya cya Inyasi cyohereza, bakaza kwica abantu, bakaza gushimuta abandi. Ubona yuko ari ibintu n'ubundi navuga bikorwa n'abantu baho. Bari abana no bari muri local defense hariya za Gahira, nabo n'abana bavuka hariya, ntabwo bo bazakomeza nabo kuba ngo bazabyihanganira, bazemera ba nyina base n'ubundi bapfe. Nabo baravuga ati reka natwe twifatire umuheto tubashe guhangana n'izi nkerebende ziri kuviriye pfa. Abaturage rero bari bakimara kuza barasanye n'ibyarani muri lokalite Kahira, baje gusanga intare za Sarambwe, local defense za M23 zaryamiye amajanja, bararasana. Umudamu umwe w'umugabo witwa Gafupi niwe waje gufatwa n'amasasu, amufata mu ibere no mu kuboko. Umudamu hari Gafupi, abantu bazi ku musaza witwa Fenias, ni ruhande kwa Fenias, niwe babashije gufatwa n'amasasu, ariko bahise bamwirukanyiriza ku bitaro bya Butare ku monasteri. Ngo abaturage bagahira icyo bari gusaba rero, bari gusaba M23, bari gusaba uwo bita ngo bamwita mwami udeporo winzariya mu Bigogwe, umusirikare w'intare za Sarambwe, ariko bamwita ngo ni mwami. Baramubwira ati mwami, turi kugusaba udufashe bano bahungu bacu local defense na bano badejene mubongera ibikoresho. Ntabwo nzi ibikoresho bafite, ariko uri kumva niba bagomba gufunga iriya nzira ya za Tambi uvuye Mushoko iyo hepfo za Kiveti, ugafunga inzira ivuye za Busasamana na za Gahira ya kabiri, ugafunga nzira ya Kigarama,
ugafunga nzira ya Buhimba, ugafunga nzira za Kamatembe, kuko bashobora kuzamanuka bakazacura bita za Bwendero bakazamuka aho ngaho, bisaba kugira ngo izo nzira zose zifungwe ku buryo kiriya gice batazabasha kongera Wazalendo kukinjiramo. Bagasaba ati mubongere ibikoresho ndetse wanaho na mobilisation n'ubundi, ariko nanjye reka nyikore mbwire bari abana b'itambi, abana bigahira, abana birushoti, abana baba hariya za Kamatembe, mugire murebe ko namwe mwareba icyo gukora, muveyo muze mufatanye n'abandi, mwebwe muri yo hasi muri izo ngegera, muzamuke muze mwifatanyirize n'abandi, murinde umutekano w'iwanyu. Muri kubona ko abandi bari kubikora neza, muze mufatanye n'abandi, noneho muze namwe mujye muri local defense muzamure utwo tubunda, kuko ikintu kizatuma bariya zanterahamwe ba Inyasi n'ubundi bacika intege, bariya bakagiri bagacika intege, nuko muzajya mubavamo mukabatwara n'imbunduki, mukabatwara ibikoresho, ibyo ngibyo bizajya bibaca intege, noneho nabo ubwabo wumve yuko ntacyo bari kumara iyo ngiyo, noneho bibabere ngombwa ko nabo bagomba kuza bakiripotinga, noneho bakaza bagafatanya n'abandi, noneho mugacungira umutekano w'iwanyu, sibyo? Hano tugiye guhindura page, tugiye kwinjira muri Uvira. Ibintu byakomeje gusubirwamo. Uwitwa General James Fyeka Aduwi yasigaranye imbunda enye, izindi zose bamudezarumye, ubundi bamujyamo n'inkoni baramukubita, baramubwira bati niwe wateje akavuyo hano muri Uvira, kuko niba bitangije, ariko ukabona ko gabari abakiongozi bandi ba Makanakika ba William Amuri ya Kutumba, ubona ko nabo babifitemo uruhare rukomeye, kuko kora hari amakuru wasangaga abantu bagenda bavuga, ngewe reka mbabwize ukuri tujye tuba clair, nibyo baragenda abantu bakavuga bakagira views, sibyo? Izo views nta kuri kurimo, babimaze iki? Twakoresheje ukuri, tukajya kuri social media tukagenda tugakoresha ukuri. Nta muntu wigeze ubona General Amuri ya Kutumba, Makanakika na Bafoka Mike na bande bagenda ngo bari proclamer ngo tugiye gukora guverinoma yacu. Iriya ni AI. Uragenda ugategura idrapo ukaryandikaho gutya na gutya, ukagenda ukabikora kuri machine ukaryandikaho ibintu runaka. Bagiye berekana ngo Republique du Kivu, Republique du Voruka, bakerekana amadrapo mama 23. Ari umunsi yigeze babwira yuko ishaka kugira ngo ikore eta yigenga. Nabariya nabona ibintu byagiye bihimbwa n'umuntu, ariko nabonye ko abantu babihimbye n'ubundi byarebwe cyane, kuko abagiye babikoraho ngo guverinoma ya ngo Republique de Fizi Uvira niba ari na Maniema, sinzi uburyo nanabibonaga byarebwe, ntabwo bigeze biprokarama. Ahubwo ikintu kiriho nuko muri kino gitondo cyo ku itariki 9 z'ukwezi kwa 9 muri Uvira habyutse bisa naho byacecetse buhoro, nubwo ujya ubukumva kata kamwiriya kata kwiriya, ariko agahenge ko gasa naho kamaze kuboneka gake, ubona ko ndetse Wazalendo nabo bagezeho bamwe bakagaruka. Nabonye nka Kivu Morning Post yabikozeho, bamwe banari kuvuga bati General Gasita cyo mushakaho ntabwo tukizi, General Gasita nta problem afite, General Gasita nta kibazo cyafite, kuko nawe ni umukongomani. Abo naba Wazalendo babonye ko ibintu byahinduye isura, ndetse ko ari na Wazalendo n'ibindi benshi bafashwe n'ubundi bakaba bamaze kugezwa mu makasho. Nibifite icyo byerekana n'ubundi, ubona yuko ubwabo bwo kwisubiraniramo n'ubundi nta n'icyo byabatwara, ariko bikaba byagize icyo bibatwara. Uvira rero reka muyitege amaso, icyo nzi cyo mu minsi mike uzumva bazaserebura. Iyo Fande avuze ati, njya mukunda kwibona ku buyobozi, iyo Fande afashe decision ukumva aravuze, biba ari ibintu byamaze gukomera, n'ubundi biba byamaze gutegurwa. Centre ya Pinga
nabuno nshobora kurangiza kubabwira no makuru nkababwira ngo Pinga imaze gufatwa biturukanye na intare za Sarambwe ziri. Icyo ni icya mbere. Uvira nyuma y'amasaha abiri ushobora kumva ko Uvira imaze kuba tombe biturukanye na intare za Sarambwe ziri. Abantu biteze ko intare za Sarambwe ziza guturuka muri Plaine de Ruzizi mushaka mwakura y'amaso, kuko yaba guverinoma Kinshasa abarundi bose bavuye hejuru mu misozi baraza bishyira kuri border, kuri frontiere yabo y'igihugu cyabo, niho baje gutegerereza intare za Sarambwe. Wazalendo bari muriya ntabwo bari kumvikana n'ibikoresho byamaze kuba abana bike, ubona ko FARDC yo irindiye kugira ngo bo bahite biyunga. Naho umuntu ashobora kukubwira ati nyuma y'amasaha abiri ndangije kino kiganiro wajya kumva ko intare za Sarambwe zamaze gusesekara muri Uvira. Narindi buno umuntu uko ari kubona muri cya gice cyo hejuru muri ho plateau na moye plateau ko imbaraga za FARDC zisa naho zabaye. Ubona ko imbaraga za FARDC, imbaraga za Wazalendo n'imbaraga z'abarundi muri kiriya gice muri ho plateau na moye plateau zabaye nke, bose baramanutse biyizira muri city. Rero ukabona ko biri guhereza amahirwe intare za Sarambwe anarizo ziri gukontrola n'ubundi twavuga ubu ngubu. Niyeze mbabwira yuko ikirere cyo muri Bujumbura, radari zari ya Bujumbura zisa naho ziri gukontrolwa n'intare za Sarambwe. C'est-à-dire intare za Sarambwe zifite Fizi, zifite na Bujumbura burya, kuko nta kindi gikorwa cyakorwa hariya muri Bujumbura ku bijyanye n'indege cyangwa ibindi bijyanye n'ikoranabuhanga mama 23 itabifite. Urukuba umuntu akurusha tekinoloji abakurusha ubwenge kandi yitwa ngo ni inyeshyamba ngo uri guverinoma. Reka tubyihorere. Fande kugira ngo atangaza ati training y'abakadre politique yindi ntabwo nshaka kuyongera kubera muri Nord Kivu. Ati ndashaka kwibera Kisangani, ikabera Kindu, ikabera Maniema, ikabera hehe nahe mu yandi ma province. Donc Kindu ni muri Maniema, Kalemi ni muri Tanganyika, Kisangani ni muri Chopo. Uri kumva ko kugira ngo abitangaze n'ukubera ko ari ikintu kigiye gukorwa. Icyo kintu murakizi, icyo kintu cyatangiye. Abo munani kumbwira ati ngo mbese nk'uko tubonye ngo abasirikari ba mama 23 ahantu bita Rimangi ni muri Warikare, ati banyuzehe. Ndamubwira ati ntago ndi umusirikari, ariko niba mwababonye koko yenda ndabivuga nk'umunyamakuru, ariko sinjya mu bya gisirikari ngo ndamenya ngo bamanutse ngo baca ngo mu Kagezi ngo baragenda ngo bakora camouflage ngo baplikewe bita kafemo, baragenda ngo bakora ibi nibi. Oya, abaturage babonye abasirikari ba mama 23 Rimangi hari abantu babita za Bima na za hehe, bakavuga ko bababonyemo ariko bayoberwa n'uburyo bongeye kuhava. Yose ni politiki ya gisirikare. Ubona ko intare za Sarambwe mama 23 bafite politiki n'ubundi navuga idasanzwe. Politiki idasanzwe. Ndagira ngo ni bwa politiki bw'upolitike, ni politiki nya politiki ifite ireme, ifite imbaraga, ifite icyerekezo, ifite iri kwerekera. Sibyo? Ubona ko yaba abagiye politiki. Ndaza hari n'itangazo nabonye byasinywe na secrétaire permanent w'icyama Benjamin Mbonimpa. Mu yandi makuru turaza kurivugaho, naza kubwira amacacari tuze turisesengure ririya tangazo. Itumara kurisesengura ivugeho rwose uburyo bwaryo cyo gitwaye n'icyo bigiye kugaragaza. Ubona ko iyo uzareba mu 23 ntabwo ukunda gusura amatangazo, ariko umunsi yasohoye itangazo haba hari ikintu kitezwe kigiye gukorwa kandi gifite imbaraga. Urabyemera? Gifite imbaraga. Uvuga ngo yasohoye itangazo, Fande nawe hari ibyo yavuze, n'abandi nabo ukabona yuko bya binindi kwa ngo 0 Wazalendo, 0 Nyatura, 0 APSLS. Ubona yuko koko ko baraba 0 n'ubundi mu bice byose biri libere. Bice byamaze kuba libere, donc byamaze gufatwa na mama 23. Ariko ntitwibagirwe ko bamwe mu basirikari ba FARDC bari Kisangani
abari muri Karemi Uvira, abari Maniema n'ahandi hagiye hatandukanye, ubona nabo ko igihe cyose bari guhamagara bavuga bati se intare za Sarambwe zizaza ryari, ese zizatugeraho ryari? Ati turaremerewe, turugarijwe, turi mu bibazo bigiye bitandukanye, ati se bazadutabara ryari? aho navuganaga nawe nkamubwira ati mwana wa mama uvuka i Nyamitabo, wavuye muri ayo mashyamba yepfo za Ruhinzi kwa Saga nawe kuko Saga nawe azaza, bariya bamunguye ko bazaza, basafari mitarako nubwo bariye ngo inka za Sadro, ariko Sadro ntabwo hata jiripi ya kisasi hacha mwene waamilishe kweli, ntabwo wakeneye kugira ngo abantu bahere mu mashyamba cyangwa bakomeze barwane bari gutinya ngo Sadro safari mitarako azakwihorera, azakwabarira nani Sadro n'ubugire problem. Mwavuye yepfo mukaza mukumva ubutumire, mukumva ibyo mama 23 bashaka, mukaza mukarengera umutekano w'abaturage biwanyu, noneho twese tugatahiriza umugozi umwe, hatabayeho bya bindi byo kumva ko n'umuntu umwe afite mu byara. Ndibuka ari umuhungu hariya kwa abantu bazi Alimasi, ku mudamu we wa mbere witwa Beya, afite murumuna umusaza we witwa Chance, yari yaragiye muri Wazalendo. Nza kumuhamagara ngo ati Chance wavuye muri Wazalendo, arambwira ngo ngiye ngo mfite ngo bof wanjye ngo witwa ngo Colonel Canada, ngo yambwiye ngo ntivemo ngo ahubwo ngo nshakisha uburyo namusanga Ibeni. Ndamubwira ati se Ibeni ni iwanyu cyangwa iwanyu ni Inkweto? Kwacu ni Inkweto. Ndetse uzaba ugiye guhagarika ADF naru ireke kwica bari abantu bangana kuriya, uzaba ugiye guhagarika ibikorwa bya Kodeko, uzaba ugiye kumara iki? Uzaba mpfuye kujyayo tu. Yaraje ajya mu ntare za Sarambwe avuye muri Wazalendo, yapasinze muri polisi. Ubungubu ariko ati ngende umupolisi w'icyama ndakomeye, nzarengera bene wacu bani Masisi ndetse n'abandi bakongomani aho bari bose nzabarengera, ariko nzi ngo kuko training banjyanyemo namenye icyo turwanira, kuko akiza ntabwo yari izi ngo agiye kurwanira iki, ngo ari guharanira iki, ariko yarigishijwe aza kumenya ati ngiye guharanira iki. We wa mu type gaduririmba ngo uko azaharanira uburenganzira bw'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, uburenganzira bw'abasoberofone. Nibyo muri rya tangazo nabonye Benjamin Mbonimpa yasohoye avuga ati abantu bari kwicwa muri Kinshasa bazira ko bavuga Igiswahili, abantu bari kwicwa muri Kinshasa bazira yuko bavuga Ikinyarwanda, abantu bari kwicwa muri Kinshasa, yaba abajenerali yaba abadepite bagafungwa, yaba bande bose bamerewe nabi. Ati twebwe ntabwo tuzakomeza kubyihanganira ngo tukomeze kurebera. Ni ikintu rwose akora ati ntabwo tuzabyihanganira, ntabwo tuzakomeza kurebera, ahubwo tuzakora ibishoboka byose Kinshasa nayo tuyikuremo, tumenye ko duhagaritse buriya butegetsi. Abazafasha Benjamin Mbonimpa guhagarika buriya butegetsi bwa Kinshasa buri gufunga abantu, buri kwica abantu, ngiye kubabwira ngo mushyire urutoki hejuru, ariko mushireho mwandike comment ngo turahari. Andike comment ngo turahari. Ndaza kureba comment y'abari kudukurikirana bari ati twebwe turi tayari. Comment zanyu azazisoma ngavuga ati ngaba abemeye gushyigikira General Emmanuel Sultani Makenga, abemerewe kugendera mu mujyo wa Corneille Nangaa, akemera gufatanya nabo kugira ngo barebe ko liberté yakongera kuboneka, barebe ko revolution n'ubundi nkuko birevoluse revolution n'ubundi yagaragara mu bice byose bya Kongo. Aho no nshaka kugira ngo menye koko niba turi kumwe. Wazalendo muri mu bice bigiye bitandukanye bya territoire ya Masisi na territoire ya Rucuro, territoire ya Karehe, Abanyatura n'abandi bagiye batandukanye, namwe mushyiraho comment nimushaka mwe ngo twe ntabwo turaza. Menya ko mwe mutaraza, ariko abari tayari washyiraho kave, washyiraho agatima, byo ngibyo uretse ko ari abarigaragaza n'ubundi ko ari ba Wazalendo, wenda atanaribo byose birashoboka. Ariko noneho reka tubabwire ngo muti mu ntare za Sarambwe muri 23 buri mukongomani wese ushaka kugira ngo aboneke impinduka muri Kongo,
arakirwa nta problem. Amakuru yo ku Ntare Official rero nakagaruka n'ubundi murabizi ko tuba turi kubashakira amakuru buri kanya turi kujya hirya no hino tukabwira uko bigiye byitwaye. Hari ibice n'ubundi tugomba kugira ngo njye gushakishamo amakuru n'ubundi. Hari abantu bari kumura nimba kurikiranire ngo Hakiza hari umuntu ugeze kumbwira arambwira ati ngo Hakiza ngo kera ngo yigeze ngo kuba ngo muri FDL ngo ari Kadogo muri 2005 ngo none go kuko ngo abaye generali ngo yabaye generali ngo yabaye kwitwa niba ari Jaguar baga kwa Jaguar muri 2005 gutya aho ngaho urikumva ko nawe niba 2005 yarabaye aho ngaho kwa Jaguar ari Kadogo imyaka 20 yabayimaze ari inyeshyamba tarigeze ajya muri leta yabaye muri za Nyatura bakwaja agenda abana na Masiroga agenda agiye epfo z'amahanga manza naho yaragiye aragenda abana yo na Masiroga arongera aragaruka abana na bariya urukumva yarari kumwe n'abakagiri we yasobanuraga n'ukuntu Hakiza aragiye kumwicira za Kagusa baraje muri 23. Reka turebe niba ahangaha wenda aho azahaguma azongere gusubira mu bindi byama none akagenda akaba umusirikari nk'abandi basirikari akagendera kuri discipline y'icyama. Hakiza reka ngushimire yabo muri kumwe nabonye twana twabaye twitwa twa Heritier buriya w'Inyamitabo mbona bitwa ba Yves uraho ni Colonel mu n'abandi bose muri kumwe kamasuhuze munabwire n'abandi noneho nabo bazi. Asante sana mugira Imana n'amafaranga muherereye mwese.